Hello guys, ndabasuhuje. Ni Enox nk'uko mubizi, ni wa mukunzi wanyu, ndabakunda cyane. Uyu munsi wa none rero ngiye kubereka byibuze application ebyiri ushobora kuba ufite muri telefone yawe, bikagufasha kandi bikagufasha kuba uzi neza ko umutekano wawe wizewe. Ni application ugomba kuba ufite muri telefone yawe wowe nk'umuntu ukora video kandi ukaba udashaka guhendwa, wowe ufite channel, wowe ushyira ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Ndakwizeza ko ibyo ngiye kukubwira nuramuka ubikoze nk'uko mbikubwiye, rwose bizagufasha cyane. Rero tudatinze reka dutangire. Habona application ya mbere bayita YouTube Studio. YouTube Studio dore ni iyi ngiyi. Iya kabiri bakayita InShot, dore ni iyi ngiyi. Rero nk'uko muri kubibona, izi application rwose ni application nziza zigufasha mu bintu byawe bya buri munsi. Wakwibaza ngo mbese izi application ni ukubera iki arizo tugiye kuvugaho? Nuko iyo uri umuntu ushyira ibintu kuri social media, uri wa muntu wa uploading ibintu, icya mbere ukora video. Kandi niba mwararebye muri video yacu ishize, twakoze uburyo wakora video ukoresheje telefone yawe. Impamvu mbibabwira kandi mwibuke ko abenshi dukoresha amatelefone, ntabwo twese ariko tuba dufite imashini. Niyo mpamvu nanjye mbibabwira ngakoresha na telefone yanjye, kugira ngo hatazagira uvuga ngo ntago nababwiye mukagire ibindi mwitwaza. Rwose icyo mbabwiyeho ukuri nuko ibi bintu ino application nuzishyira muri telefone yawe ukajya uzifashisha, bizagufasha cyane kandi uzagaruka uze ushime nubona byaragufashije. Rero ni InShot, ni YouTube Studio. InShot naberetse uko ikora. Noneho ikindi, uraza ahangaha, akantu kamwe ntaberetse kuri InShot. Uraza, sorry gato, telefone yanjye birimo kugenda yahagarara ariko ntacyo. Uraza hano, urabona nari naberetse ukuntu bakuraho kano kantu kanditse ngo InShot. Kano kari ahangaha, aka rero nababwiye ko uraza ukagakirikaho, warangiza ugahita uza ahangaha ahanditse free remove, warangiza naho ugakirikaho. Iyo umaze gukirikaho gahita kavaho. Rero hano urategereza kakabanza kakirodinga tayari. Urabona ko rwose ubu ngubu kagize ute, kavuyeho. Uri kubibona ubu ngubu rwose kavuyeho nta kibazo. Noneho iyo urangije, icyo uhita ukora, ushobora guhita ushyiraho bitewe n'icyo ushaka. Ushobora guhita uyikora cyangwa se ukayikata cyangwa se ugashyiramo utundi tu effect, ariko ibyo ngibyo narabiberetse muri video yashize. Ahubwo icyo ngiye kubereka, nagira twigane ku cyo bita YouTube Studio. Nubwo n'iyi ngiyi ari ngombwa, ariko cyane YouTube Studio ni iyi ngiyi. Urabona nk'ahangaha, nzabereka n'uburyo bakora amafoto, ariko nk'ahangaha rwose urabona. Tudatinze, uraza hano naho urabona nashyizeho password, yo inatandukanye na ya yindi.
rwose biba byabaye, ni ugutegereza. YouTube Studio nayo rwose ni application nziza cyane, ariko nkomeza kubaha ikaze nawe niba ari bwo ukiza ukore subscribe, kuko ibyo dutangira ahangaha ni inyigisho zigira akamaro, tukabaha na komedi kandi zikabafasha kurelaxa mukaruhuka rwose. Ni ibintu byiza cyane rwose, keretse wenda waba utabyishimira nabwo watwandikira hasi muri comment ukatubwira n'icyo twahinduramo bitewe n'uko nawe ubyifuza. Rero reka dukomeze. Urabona connection ni nkeya ariko ntacyo, biriko biraza. Rero urabona iyo ugeze ahangaha, ikintu uba ugomba kumenya ese content yanjye ngomba gukurikirana byibuze ni iyihe. Icyo gihe uraza hano, ukaza hano ukanariza, ukibaza uti se ko mfite video nyinshi, byibuze iyakunzwe ni iyihe, se bimeze bite, ukanariza. Rero icyo uhita ukora ahangaha, urabona byaje, uhita ureba ukavuga ati uko zagiye zikurikirana, ukavuga ati iyi ngiyi yajeho bwa mbere, iyi ngiyi iza bwa kabiri, iyi ngiyi iza bwa gatatu, noneho n'iyi ngiyi iza bwa kane. Si izi video zonyine mfite, ariko izi ngizi nizo nagira ngo turebere hamwe, ese byibuze content nafata ni iyihe. Buriya urabona nk'izi views zose ubona hano, iyi ifite K na 200, iyi ifite 604, iyi ifite 225, n'ingi zose zaje mu minsi 28. Rero icyo uhita ukora, uraza hano ukibaza se njyewe nakora iki kugira ngo byibuze nanjye ibyanjye bikundwe. Rero icyo uba ugomba kureba ni ukumenya ngo niba iyi ngiyi handitseho ngo mu bicane episode ya 2, kuko urumva hari n'iya mbere iyo hasi, ariko bitewe n'ukuntu zagiye zikundwa bahita bakugira inama ko arizo byibuze wakora nk'izo ngizo. Rero niba wakunze iyi video yacu, twandikire hasi muri comment utubwire n'icyifuzo ushaka, ubundi muri video itaha tuzabikuzanire. Ndabakunda cyane, ciao, ndabakunda, I love you.